Uwiteka Imana ashimwe cyane, amahoro ya Kristo abane namwe. Nongeye kubasuhuza nyine nk'uko bisanzwe. Hano muri studio zanjye ndabayambiriye cyane, ndabiyegereje. Imana ibaha umugisha kuza kuri iyi channel mukantega amatwi. Suko ndi umuhanga, suko hari abahanga benshi cyane kuri YouTube, hari abahanga, hari abantu bakomeye bahambaye umuntu yashobora kumva. So ndabashimira rero ko mwitabira kuza kureba video nshyira hano, mwasubscribinze n'utarasubscribinga nawe rwose ntacyo bitwaye, n'ukuri ubaye umwe kuri family ishyigikira Madrine Mando. Dukomeze rero, n'ukuri narababwiye mumfashe ngeze abasubscriber 1000 numve kuntu bimera. Anyways, nababwiye ko nzagenda mbaho ubuhamya mpereye mu mizi. Ubushize nababwiye kuntu Imana igi guterurika gukura ahantu huri umutesi. Iyo ishaka kugukuza, ishaka kugira ibyo kwigisha, ibona intambara ugiye guhura nazo imbere, hari uburyo Imana igi gutereka ahantu higomba kukwigisha icyo ukeneye kwiga. Igukura ahantu rero wari umutesi. Nababwiye uburyo yankuyemo ubutesi, uburyo ntashoboraga kuryama ngo nsinzire kubera ko nari naramenyereye ko umutware ari mu nzu, cyangwa se nubwo yaba ari hanze yagiye kure nko mu ntara kaza atinze, ariko nzi ko ari mu nzira aza byampaga amahoro nkaryama nkasinzira. Hanyuma rero namaze igihe aje muri Amerika, nge nsigaye mu Rwanda, mara igihe nararwaye ubwoba, igihe kiza kugera Uwiteka arankiza. Hanyuma rero naje kwinjira muri faze yo kurwaza umwana. Ababyeyi muri ahangaha ndagira ngo mbasabe ikintu kimwe. Murabona ko nta Bibiliya nazanye, ntago ari ukubwiriza, ndashaka kubabwira imirimo y'Imana. Bibiliya murazifite namwe mujye muzisomera, nibiba ngombwa azajya mbahereza ibyanditswe, ariko ndashaka kubabwira imirimo y'Imana mu buryo busanzwe twese tuzi, uko Mwuka Wera azagenda duhugura, kuko mba namusabye ngo nkora avugire muri jyewe. Ababyeyi bari hano ndabinginze mugire gusengera abana banyu ingingo ikomeye. Sengera abana bawe, ubahishe mu maraso ya Yesu Kristo, guhera jya ubavuga n'amazina, batura amazina. Jewe byankukiyemo n'uyu munota, iyo nsengera abana mpera ku wa mbere nkamuvuga amazina yumbi. Jya ubatura amazina yabo imbere y'Imana, ubatureho ibyo ubatureho, buri umwe musengera ukwe. Ibyo ni ibintu nize mu bintu bikomeye, nigiye mu bintu bikomeye, nakubititse. Umwana wanjye yararwaye, aterwa mbana nawe nsenga, sinasenga, sinzi ubwoko bw'umukristo nariwe rwose. Nakubwira ngo nari nshyushye, ngo nari nkonje, ntago mbiza, ariko nari ingeso nziza, narasengaga mu byaha bindi bigaragara pe, nta kintu na kimwe nakoraga. Ntago nibaga, sinasambanaga, sinicaga, sinatukanaga, mbese ibintu byo bavuga ngo uyu muntu ngo nishinzi ngo nta kintu washobora gusa. Nari umukristo uraho, nta jambo ry'Imana nanibitseho, nta Bibiliya nasomaga, ariko umutima wanjye ugakunda Imana. Burya imbuto y'Imana iyo ikurimo, uko biteye kose aho unyura hose pe, umutima wanjye numvaga ari umutima ari uw'Imana, nkumva mu buryo bwose kuva naba muto kugeza uyu munsi. Niyumvagamo ko ahantu hose wantereka cyangwa se wampitisha muti niki wakora, nahitamo gukorera Imana. Nkumva ni ibintu bimbamo, ariko nyine umwana arwara turi kumwe. Hari igihe umuntu atinda kubohoka bitewe n'igihe yafashe kugira ngo arware, aterwe. Hari ibitero biza bikaza icyarimwe, hariho nibiza kamwe bikaba byinshi. Umuntu wazajya kubimenya ko umuntu arwaye, wazajya kubimenya ko urwaje abadayimoni cyangwa iki, ugasanga ni procedure ndende, ni ibintu byafashe igihe kirekire kugenda ngo bigende biza biba bifite uko byaje. Abo bantu rero akenshi batinda kubohoka. So rero nanjye ni inzira ndende, bimwe ntago nabivugira hano, ariko ibizashoboka nzabibabwira. Nanditse igitabo, narabibabwiye ko izi nkuru zirimo ku bantu bashobora gusoma Icyongereza. Umwana ararwara,
umwana araterwa. Satani yaranyibye umwana ku myaka 4, imfura yanjye. Yari inzira ndende cyane, nisanze shirash ibyumweru 2 n'igice. Icyumweru cya mbere nakimaze muri Regence, niko muyita Regence, simbizi, emergency. Ntabwo urabyumva kugira ngo umare hafi icyumweru. Kuwa kabiri ngira ngo kuwa kabiri ku mugoroba nibwo twinjiye muri Regence Shirashika, tuvuye kwa Polifame. Ni Polifame harya hazamuka kugeza ku cyumweru. Regence twayivuyemo ku cyumweru ku mugoroba. Imana yakoze imirimo n'ibitangaza. Umwana yarwaye gute rero? Ibintu byo gusengera abana ntabyo narinzi, nyine byara ukagasengesho katugiye kuryama, kandi nabwo rimwe na rimwe ntabwo ari bya buri munsi. Nari ndi umukristo uteye ukuntu, gusa nkakunda Imana, nkajya gusenga. Naririmbaga no muri korari. Korari nazaga, ninjiraga mu rusengero, naririmbaga muri korari yaririmbaga niyo bahamagaraga mbere. Ninjiraga mu rusengero habura nk'umunota umwe bahamagaye korari. Hari n'igihe nageraga ku muryango bahamagaye korari, nkafasha hasi ishakoshi nkomeza njya ku murongo w'inyuma. Naririmbaga kabiri. Ubundi nakundaga gusohoka amaterana atararangira nkigendera. Mbese nta byinshi wambaza, ariko nari umukristo nk'uko abenshi muri mwebwe nyine tumeze, nk'uko tumeze kenshi uyu munsi. So umwana araterwa kamwe ibintu bimubamo bibana nawe. Bimwe byatangiye umunsi yavutse. Iyo nkuru narayanditse mu gitabo. Umwana arindaho Satani aza kumujyana. Ndaho ndi mama we, ntazi, ntayerekwa, nta nzozi, nta buhanuzi. Mwebwe iki gihe muhura n'abahanuzi benshi, baranakubeshya ariko hakabamo n'icyo kuri bakubwira. Jewe narakijijwe ndakura ndinda nshaka, ntarahura n'umuhanuzi. Nahuye n'umwe ngira ngo maze gushaka cyangwa ntarashaka, ako nawe ibyo yambwiraga numvaga nabyumva. Umwe gusa kuva nakura, kandi nakuriye mu rusengero. Mukuri nakuriye mu rusengero muri Mungu Mwema kera, navuga ko ari ADPR Uganda. Nakijijwe muri uwo muriro, nkurira mu rusengero, ariko sinigeze mpura n'umuhanuzi. Nubwo narinzi ko Imana ivugana n'abantu, nayo ni yindi ntuza nzababwira. So mumbabarire musengera abana banyu. Waba uzi gusenga, nta muntu uzi gusenga nta utabizi. Isengesho ryose Uwiteka araryumva. Umutima wawe upfa kuba umenetse. Intego y'umutima ni Imana yitaho, n'umutima wihana. Numara kwihana ubihanura ubasenge, uvuge ngo ndabahisha mu maraso ya Yesu Kristo, ndabimana. Kuko nk'umubyeyi ufite uburenganzira, wimana umwana kuko umufiteho autorité. Icyo ni ikintu namenye maze gupfusha umutware. Imana yamenyesheje ko nk'umubyeyi ufite autorité ku mwana wawe, uramwimana, ukamwimana kuri Satani, ukamwimana ku badayimoni, ukamwimana. Musengera abana banyu mubahishe mu maraso ya Yesu Kristo. Uwiteka Imana abahe umugisha. Tuzakomeza ubutaha. Shalom.